yarwanije abantu bari bamuvugaga nabi abo bantu barangambanira urumva ye nari umuzi wakishwe kumuhira ku munota abantu ngo ese nabona ko uwo bishyikira harimo abantu bakoresha imbaraga z'umwijima ariko nemera nagusubiza kuri icyo yego harimo abantu bagiye gufasha bitewe n'imikorere yabo kandi mpamya yuko badakorera imana yo mu ijuru biri no mu byo wicuza kuko mu buryo bumwe banteye umunako abandi banteye icyangiro kuko yumva aho hantu habi yari kuzengurukije kenshi ngo turi kuzenguruka igice z'iyindi kontinenti ku buryo twavuyeyo nyuma imana idutumaho ni ibintu mwakorewe gutya na gutya ibi n'ibi binini twakorewe deliverance ikomeye ihambaye uko uje tuzi ubushobozi arumva ibintu biraremereye mu mutima wanjye kujya gusaduka guturika kugira ngo baze kubitwikira ubu ni imikorere y'abantu n'ibyo bakoze n'imana rero nibwo byamutegeye kuhanurira ararakara ahita barinda guhanurira ahanura iby'urupfu urupfu rwa Joel itariki 25 n'urapfuye mana nzapfuba umusore umuzimu nyine ubu napfuye ntabwo ndi kubyina intsinzi nk'uwatabarutse ikindi ariko perezida ukwiye kumenya Joel n'ubundi azapfa twitwikira izina ry'Imana duteye gutya guke twitwikira izina ry'Imana ari twe dusebanya guke twitwikira izina ry'Imana ari twe twuzuye ururwamo uziko abasinzi Imana njya ntangazwa kandi muzatuma dusubira iyo twavuye basha umuntu w'itabi agira atya agakurura itabi rimwe ushobora gusangirwa n'abantu barenga batanu bigaragaza ikintu cyitwa urukundo umwakura nta mugenzi aba bantu bavuga ko amashanse yabaroze nibo bahora bamukoresha ibiganiro aba bantu bavuga ko amashanse yabasenyeye ingo ako ndibaza azisenya basambana ariko buri dushyire mu gaciro kagaruke hano ubundi umuntu aje kugusenyera urugo ni iki kintu akubwiye gishyashya wowe utazi mu rugo rwawe tujye tubwizanya ukuri ducukumbure turebe abasenyera ingo mu buhe buryo reka tubasuhuze mwese mukurikiranye Umuvugizi TV aya masaha meza dukora kugeza ibiganiro bitandukanye ngende ive ndetse na logo imbere ya kamera Nyarwanda aho hose nizere ko neza ugiye gukora umuganda abanyarwanda musanzwe tureba amasaha tuvuye mu muganda rero ngiyewe hisemo kuza kubaha ibyo mukeneye nk'Abanyarwanda ngabwira ati ubu mwakunze cyangwa nawe umunsi ku munsi mukurikirana buri munsi ibiganiro bitandukanye reka mu hosting tuganire ku kibazo kimwe yabonye hanze aha ariko nta mwakira iyo ngingo andizera ko afite amakuru nk'umukozi w'Imana nawe aratubwira ko nawe abyumva nuko abibona ubwo umeze neza yego namahoro badusubije mu Rwanda Yesu bakoze cyane umeze fresh yego bon hakurya muri busy hano makuru nyine umuntu abashakisha amakuru mu mataka ndabona imashini imbere yawe uri imbere ya kamera ufite n'akamashini usa nkaho ari busy ndashaka ko njye wampa kantuganira ugatura nyuma y'ukuntu rwose mbere y'ubusazi yego ubwo yes aya masaha nge mvuye mu muganda nakoze umuganda ubu ngubu ahangaha rero ndaje ngo tuganire mu masaha make yatambutse nabona ikiganiro cyaciye kuri Zaburi nshya cy'umuntu witwa Joel ndamuzi ko umuzi ku Joel biyobokamana umukozi w'Imana Joel yagiye kwa Brazil akana ikiganiro kwa Brazil avuga ngo amashansi umuhanuzi ngo yarikoze ariko ndumva ngo yarikoze amutembereza iwe sa amashansi iwe kwa amashansi mu rugo kamutembereza namuzengurutsa ahantu hari imva
nkibaza se we yemeye kujyayo azi ko abantu hari imva cyangwa baramurusira mujyana atabizi. Ndabizi neza ko Mama Chance nshobora kuba muri inshuti cyane muganira abantu bose ko ari batatu Brazil na Mama Chance burya ntawe uvuga ngo arabazi turaziranye simbazi ariko turaziranye burya umuntu niwe wimenya ubwe. So iyi nkuru nanjye nayibonye ndayitegera ndayumva neza ako harimo urujijo mu makuru yose nagiye nkusanya. Wenda mbere y'uko tugira hano hari ijwi ndi bukine ikiganiro ndi bukine kino kiganiro ndagikina ryerekeye kuri Joel cyangwa kuri Joel yibye yivugiye kanatega amatwi numve ikindi twavuga. harimo abantu bakoresha imbaraga z'umwijima ariko nemera nagusubiza kuri icyo yego harimo abantu bagiye gufasha bitewe n'imikorere yabo kandi mpamya yuko badakorera Imana yo mu ijuru biri no mu byo wicuza kuko mu buryo bumwe banteye umunako abandi banteye icyangiro kuko yumva aho hantu habi yari kuzengurukije kenshi ngo turi kuzenguruka inkike z'iyindi kontinenti ku buryo twavuyeyo nyuma mazi tutumaho ni ibintu mwakorewe gutya na gutya ibi n'ibi binini twakorewe deliverance ikomeye ihambaye uko je resi umushobozi niyo arumva ibintu biranemereye mu mutima wanjye kwiga gusaduka guturika kugerageza kubitwikira ubu ni imikorere y'abantu n'abakozi b'Imana rero nibwo byamutegeye kubuhanurira ararakara ahita barinda guhanurira ahanura iby'urupfu urupfu rwa Joel itariki 25 n'urapfuye ma kuba umusore umuzimu nyine ubu napfuye ntabwo ndi kubyina intsinzi nk'uwatabarutse ikindi ariko perezida ukwiye kumenya Joel n'ubundi azapfa kandi ukuri kose ntabwo ko no ku magambo yabihano njyane mu bantu sinajya umuntu akazana imbere yawe ngo ni kwa muntu nonse ubundi nyine imbere ntiyari urufunzo inzu yesu ntiyarugizire ni uruzu yewe rero reka mbabwire bikuriza muri cyanje no kuyobokamana abantu mwese muzi yuko mwasenge ingo zanyu biturutse ku buhanuzi Mama Chance yabahanuye nimusubira uburyo Imana ibasubire kandi uriya mugore yamaze abantu ibyo niko reka nshingire hano ikiganiro cyose bajya kugikurikira kuri Zaburi nshya kwa Brazil no kuri iyobokamana. aha icyambere Mama Chance yasenye urugo rwa Joel yego cyane byaravuzwe cyane yego yabyivugiye yagiye mu matwi y'umugore wa Joel ndetse na Joel buri wese akamubwira amagambo Mama Chance yego bigera aho bajya gutana nyuma baza kwihuza basanga ibyo bahanuriwe atari byo yego icyo ni kimwe yavuze ko Mama Chance yabajyanye ahantu hari imva akayibazengurukisha ngo bari kuzenguruka Yeriko ariko si nk'abanyamakuru cyangwa se abakozi b'Imana wowe wajya ufata umwanzuro wo kujya aho hantu bari bagiye gusenga bagiye gutara inkuru uretse ndabigeraho none ejo bundi Mama Chance ahanura urupfu rwa Tisi
aha ni urupfu rwa Tisiye nibwo Joel nawe yayisaza araba ngo nitandukanyije na mama Chance. Abantu mukurikirane bino bintu dukure mu kuri ko natwe tuzi ubwenge. Ni bakuru. Mama Chance nawe itajya kwikaza TV kwa Korode. Aravuga ati Joel watinyutse kuvuguruza Imana yantumye. Arapfa. Ikintu gikomeye cyane. Zabaye saga biravugwa birasakuza cyane bigera habi. None tuvugana kamanze ngaruke kuri Zaburi nshya kwa Plaisir. Uyu Plaisir ni umuntu wakoranye na mama Chance cyane. Kabiri mfite amakuru yuko Plaisir yabwiye mama Chance ngo bagire ibintu bavuga bisa nk'aho ari ikinyoma. Mama Chance aranga. Ibaze no mu bakozi b'Imana hajemo ibya prank. Hakazamo ibya prank ngo bakine. Ari mu mazina akomeye twubaha. Plaisir ni nyiri Zaburi nshya kandi turamwubaha. Bigeraho bisakuza Plaisir yibwira mama Chance ngo ngiye kuzagutura hasi kugeza igihe uviriye kuri social media. Impamvu ni iyihe? Ni ukugira ngo mama Chance ava kuri social media atamenya amabanga ya Plaisir. Okay. Noneho reka tugaruke inyuma ngire nisesengurire hano hantu. Ni gute naba namenye ko Iva ari umurozi ongera kugendana nawe wakanyiriza ukagendera ko yanjye. Ni gute namenya ko Ive ashaka kunsenyera urugo agumya kugendana nawe? Cyo ntabwo wabikora tuganiriza umutekereza neza. Ni gute namenya ko Ive akora n'imyuka mibi akomeza kugendana nawe? Ikibazo ubwo kuba umuyoboke wanjye. Joel na Plaisir bavugiye bino bintu igihe byabereye nyuma yaho Joel yitumiriye mama Chance mu kiganiro. Atari rimwe atari kabiri. None ni gute Joel yamenye ko mama Chance yabazengurukishije imva akora n'imyuka mibi agenda asenya ingo z'abantu akongera kumuha ikiganiro ku kinyamakuru kandi yari azi ko uwo muntu adasengeye? Yego. Njyewe ubwanjye Bobo nakoraga ku Ihumure TV. Joel niwe wiyamagariye ku Ihumure ati nzanye umukozi w'Imana. Ubwo yazaga kuvuga ku bijyanye n'urupfu rwa Pastor Theogene Nzago. Nyakwigendera. Mwana mwakire wayo. Ni gute namenya umuntu navuga uri umusikama mu mwuka mwongera kuguha platform mwongera kuguha agatuti ngo bwira abanyarwanda namwe mudukurikiye mujye mushyira mu nyurabwenge byose mubona ku mbuga nkoranyambaga musesengure turebe. Uyu mwanya nta numwe ndi kuburanira hagati yabo muri bo. Yaba Joel yaba mama Chance nta numwe mburanira. Ariko icyo mbaza Joel kuki wamenye ko mama Chance yaragiye gusenyera urugo ugakomeza kumuha ibiganiro iwabo? Joel ni gute wamenye ko urozwe nawe bahanuzi wafashije na mama Chance arimo ugakomeza kumuha ibiganiro iwabo? Wowe Plaisir kuki wamenye ko mama cyo koza kwa Plaisir mama Chance ntaheruka? Nicyo gihe mfite amakuru ko nicyo gihe bajya mu ngaho kumusaraba Plaisir ntawe yagiye. Ariko mfite umuntu bajyanye umva nageze nabonye iyi nkuru
shakisha abantu bose bari bari icyo gihe bagiye ahantu hari imva. imba nitaba nubwo azi ko numuhamagara ntabwo iyo mva bagiye kwizenguruka, bagiye gusenga, bagiye gushaka amakuru. bari bari gusenga uko urumva nyine ngo bahiriye kuko urumva ko mama Chance yagiye kubatumira ngo baze bagiye gusenga. Ntabwo bagiye gushaka inkuru, bari barabasengera nk'umuryango. aho ngaho babyumve neza ko tumenye ngo bahageze iyo mva basanze imeze gute. Waje kumenya ko usanga abantu bagiye bagasanga hari imva barasanze iyo mva imeze gute, cyangwa se ngewe ukuntu ahawe amakuru ni ahantu mu rugo rw'umukatolike wafashe ahantu wiyubakira umusaraba. mama Chance ahita Gorigota. arangije akagenda abwira abantu muze tujye gusenga. ko umuntu nimero yanze gucamo mw'abantu ndababaye. uyu muntu yari kuduha amakuru yaho hantu ukuntu hameze, n'uburyo bahasengera. kuko mama Chance nibikunda tuzamuhostinga twumva ibintu avugaho, kuko niwe nyir'ukuri kose kuzuye. maho wawe wayimamagariye. iyi nimero kanze nyihamagare numve kicamo. line busy. Nigo Banyarwanda namwe mukudukurikira, ibi bintu byaje hagati y'abakozi b'Imana sinzi uko biri bugende. iranze pe. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. turaza kugerageza turebe. Bakozi b'Imana mwitiza umurindi abanyarwanda, kuko muri iyi minsi hari kese k'insengero zifunze zimwe na zimwe, zabana zishenye, izindi bazishenye. Rero mwiza imbere ya kamera ngo murimize Abanyarwanda. Ugiye gusengera ahantu ibyahabereye urajuti sibyo mbaga nitse kuhabona. aba bantu bavuga ko mama Chance yabaroze nibo bahora bamukoresha ibiganiro. aba bantu bavuga ko mama Chance yabasenyeye ingo, ako ndibaza azisenya basambana, ariko buri dushyire mu gaciro kagaruke hano. ubu umuntu aje kugusenyera urugo, ni iki kintu akubwiye gishyashya wowe utazi mu rugo rwawe? tujye tubwizanya ukuri ducukumbure turebe. Abasenyera ingo mu buhe buryo? Njyewe n'uwo tubana nitwe tuziranye mu nzu. Yego. wowe yivuraje urambwiye ngo ndi umugore wawe ateye ateye. Njye tubana mu nzu sindabimubonaho. Uhise ubyemera urivumbura ati uyise wemera ko ibyo yiva mbwiye ari ukuri. Ni gute mama Chance azaga kubwira ngo urugo rwawe ni gutya wowe ukabyemera? Kabiri, ni gute umuhanuzi aza akaguhanurira ngo uyise umugore wawe cyangwa se umugabo wawe muzaranye kabiri ukemera? aha hantu harimo ipfundo rikomeye, ariko amakuru ahari Plaisir arimo arakoresha abantu mu buryo bwo gusenya abantu. Plaisir wowe ufite nzajya nzbaza uretse ndashaka kwizanira umuntu umwe Plaisir hano, ntabwo njye nzajya mbivuga, ranizanira ba nyiri bwite babyivugiye. wowe umuntu washatse gufata umuhanuzi
mukagundagura narenda kuza. ibyo bintu byabayeho ku muntu aya ntabwo ari Brazil ari kumbeshyera si Brazil ari kumbeshyera baravuga ndibona ari Brazil ntacyo mpfa nawe Brazil nta kintu dupfa ariko natwe abanyamakuru ese ibi bintu nk'abanyamakuru ko muri abanyamakuru babiri ubundi bitumariye iki muri sosiyete? nta kintu biri gufasha umuryango nyarwanda pe ntibiri kuwubaka nimba abakozi b'Imana bikura ubwabo bashaka kurema amakimbirane hagati yabo. Niba tugiranye ikibazo umuntu twagiranye ikibazo arahari arahari kuki ngenda mvuga ku ruhande kugera aho mbizana mu itangazamakuru nanjye ndi umunyamakuru ngaragaza yuko wa muhanuzi mwizeraga ari umunyabinyoma udatanga na proof. Ngenda shaka bazaza tujyane kuri iyo mvu sinkaza tumenye ibyabyo. reka tuba ibinyamakuru yabo bombo bundi amashance atwibwire amakuru yomba yimbitse. Joel atubwire uwo munsi yagiyeyo yasanze bimeze biti kuko ahangaha ntabwo twumvishe neza ko byari byifashe na timu yagiye yose bari kumwe na Joel na amashance. Joel ari mu bantu bazamuye abahanuzi benshi ariko njya nibaza kuki abantu tuzamurana twagera hagati tukibagirwa aho tuvuye. Erega ngiye kuza kuvuga ngo nazamuye runaka nawe yaranzamuye. Nimba nguhaye ikiganiro hari abasubscribe bazaho yego hari views ziza urinjiza ntabwo twese tugiriranye. twese urumva turakeneranye ni balance ndagukeneye urankeneye ntabwo twese tugiriranye. ubu njye na Yves nimba twicaranye hano Imana iratuzahuye turazamutse tugeze hejuru bita twibagirwa ko njye na Yves twatangiranye nta basabu dufite nta tutanarebwa. abantu twabaye no aprisi bigeze mu bakozi b'Imana. Ari umuhanuzi mu minsi ishize uherutse kujya kunteranya ahantu aragenda aracomeka hana neranyije gusa n'abashwana. Nawe umuhanuzi nawe yagiye yacaginze fresh kandi azi ko ntabizi ko ndabizi. twitwikira izina ry'Imana duteye gutya kuki twitwikira izina ry'Imana ari twe dusebanya kuki twitwikira izina ry'Imana ari twe twuzuye ururwamo uziko abasinzi Mana njye ntangazwa kandi muzatuma dusubira iyo twavuye basha. Umuntu w'itabi agira atya agakurura itabi rimwe ushobora gusangirwa n'abantu barenga 5. bigaragaza ikintu cyitwa urukundo. Umwe akurura nta mugenzi ahereza undi ahereza. Ariko twe n'uguhaye impeke y'igishyimbo isi irabimenye. aho kunsangiza ubutumwa bwiza bwatewe muri Matayo muri Luka tugasangira ijambo ry'Imana nk'abakozi b'Imana aho guzamuye ko wanzamuye nta gusoma Bibiliya nta kintu nari mbizi na gatoya kugira ngo bibwiye abantu waranzamuye ngiyo ntakugira wanzamuye ayi no ndabyemera wamaye platform nkoreraho ndagaragara. Ako nawe warinjije nanjye ari abantu nakora audience yanjye nakuzanye cyane. Ako erega abantu twakwize kwicara tugashishoza tukareba neza imikino turi gukina twitwajije izina ry'Imana.
ariko mwibwira ko imana izatworohera. Kanange message mama chance, nimba uzi neza koko ufite umwuka utari uw'Imana, nimba uzi neza kuvuga udatumwe n'Imana, nimba uzi neza ko aho hantu koko hari imvu, ariko hantu nyamara ibi bintu bizabizamo, bizagira byivanga muri rimwe na rimwe. Nese ni gute kiriya kiganiro kwa Brazil kiraza kuribwa n'abantu benshi cyane bashoboka. Nese ni gute umuntu muzima yifata akajyana abantu kumva akayibazenguruka yitwaje Imana? N'ubuyobozi umenye ko abantu hari imva. Ariko duterekere bigira inzira Mu bakozi b'Imana. Oya, Mu bakozi b'Imana. nibareke duterekere noneho rero bicubagwa bicaho byagati. Mujye ahantu musanga umusaraba, musange imva, muti muje gusenga. Ese ni gute uzi ubwenge, ufite ubwenge buzima? Urumva umuntu akakuzengurukisha imvurebo, ukayizenguruka isaha ya mbere, isaha ya kabiri, sinubwo yahamaze amasaha angahe ku buryo nabyo akunda arazengurutse. ntabwo nitabye ariko aranyitaba. Nabwo yongeye ikuraho. Oya, ni gute Umugabo w'umukozi w'Imana wemera ariko bikorora igitanga, ndabizi ko ukuze mu mwuga, wemera kujyanwa ngo ni umuhanuzi akajya kukuzengurukisha imva, ariko mwararindagiye mwarasaze we. yakageze aho hantu yabona ko hari imva koko nk'umukozi w'Imana umuhanuzi, akabanza agasenya agatokesha. Amashansi yari yabuhurubitse yagize ate? yari yabuhurubitse ubwenge bw'Imana. Nawe ugiye kuhamya ko kandi ubuhanuzi bwa Mashansi nabwo budafite. Bose ntawe mburamya, arimo amashansi sinzi Imana imutumye ariyo. Ngo ni Imana yo mu ijuru. Ntayo nzi, ntabwo nzi Imana imutumye Ari Joel. Ari Joel nawe sinzi Imana akorera iyo ariyo. Imana njyewe nzi ni iyanjye, Imana yarayizi. niyo nzi yanjye, ariko nawe ntabwo uzi iyo nkorera iyo ariyo. Zose rega zitwa Imana. Ntabwo nzi Imana bakorera, gusa ngiye nzi ko Abanyarwanda dusenga Imana yo mu ijuru. Sawa. Abanyarwanda twese dore ku Mana imwe. Rurema, rubasha, rugira, itanga ishaka, ishobora byose. Imwe yavuze ati ndi Uwiteka Imana yawe. Oya, Iyo niyo nzi dukora tw'Abanyarwanda. njyewe ndibaza Abanyarwandakazi, isi yose idukurikiye, icara wishyira, ariko ahantu uko biri hari amabanga amwe n'amwe agiye guturikamo hano. Twitege umunsi Mama Chance yaje imbere ya kamera ibyo azavuga. Tubyitege. Ubwo Joel nawe yitegure. Joel sinanamugarukaho cyane, ariko kuki muri no minsi turi kubona amabi y'abahanuzi bose yarengeye kwa Prezire, ari naho ari kurengurirwa. Zaburi cyane ni ikigo gikomeye cyane cy'itangazamakuru gikomeye kurusha, kuko abo bose bise kuzava muri gospel. Imana yiri hasi. Yobokamana we wayikompanya na Zaburi cyane. Byose ndabyemera ni ibigo bikuru Bari tugiye guhamagara umuntu umwe uwo bajyanye kuri iyo mva. Wari uhari nawe? Ariko yari uhari, ariko naza kutwitaba. Inkuru irakomeza. Inkuru irakomeza, ntabwo inkuru irangiriye aho. Ariko twicare dushishoze turebe nimba uko umuhanuzi akubwiye ngo tujya aha, ubundi akujyanyeyo gute? Nta bwenge ufite. Ese nimba ubuza n'ubwenge bw'umwuka, ubusanzwe ntabwo ushishoza. Umuntu akujyanye kumva ngo zenguruka imva. Ari umukozi w'Imana urasenga, ya Mana yawe usenga hari uburyo kumvisha ko ibyo bintu bitari byo urimo urakora. Hano mu itangazamakuru tugira utuntu twinshi tw'utunyanga.
tugira utuntu twinshi tutunyanga n'utuntu twinshi two kureba uranyumva noneho majorite twabona utwo tuntu twacu tugiye kuza kujya hanze tukitangana nibagiwe hari umukire nari kwamamariza abakunzi bacu bakurikira Umuvugizi TV Rwanda reka iyi nkuru tuse nk'abayicumbikira aha ngiye gushakisha ukuri bantu ushakisha ukuri ushake no umuntu wari uranga bagiye abantu bari bagiye hari imva tumenye iyi mva aho iri ushake ibihamya byimbitse tumenye ukora inkuru yacu neza nuko zagenze uko byarangiye kuri uwo munsi n'imvano yabyo ko Joel yavuze ibye dukeje kumva amashami kirazavuga Joel yavuze ibye birani ibyo ntago ari byo ku mpande zombi njye nawe twicaranye hano hari utuntu tuziranyeho abandi batazi yego ese tuvuge bazijyana amashanse gusa we nta byabazira ntabwo byabura kuko hari uwo twanyuze hari uwo twawe nzi rero buriya bwo yavuze ibye undi nazaza avuga ibye kandi ndi kubona ari vuba ndi kubona atari kera ndabashaka vuba iyi nkuru ndayinjiramo neza kuko biragatsindwa kubona abakozi b'Imana bakoranye bacagagurana ntabwo ndi kubona yewe ndi umuntu ndakosa kabiri ndi umuntu ngira amafuti ngira amakosa ko ntabwo ari byiza kugenda dusebanya oya ntabwo ari byiza kugenda dusebanya icyiza ahubwo niba namenye ko wamushereje nakakwegereye kuvuga ngo mwene data wampemukiye kuko buriya nimba iyo namenye ariyo nawe wamenye twese turi abana bayo kereka nimba nyari ukundi uvuga ngo njye hari Imana yanjye hari Imana yanjye ariko Imana yacu nimba ari imwe tuyikoreye twese dufite mu murongo umwe mana numva nagarukira hangereho katubashimire bakunzi ba Umuvugizi TV yadushimire Bobo kusesenguzi yatuhaye kandi nyamuneka mukoreshe ya subscribe ubundi tubane umunsi ku munsi tuzabaha byinshi byiza kandi nijya amatwi yanyu bibashimishije twe tuzirinda kuvuga amatiku mabi atatuba ku Nyarwanda ahubwo tureba ese nihe biri gupfira tuganire namwe mu byinganiza birakenewe cyane rero Bobo byiza bavuga nimero bakubonaho nk'umukozi w'Imana nimero yanjye majority ino ku kiganiro iri ku kiganiro ariko ni 0788 4494 ya kuko ariko ku kiganiro iriho yes reka tubashimire rero mukomeze kugira byiza turi kumwe